TV turabashuje aho muherereye impande n'impande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza abarwayi bari hirya no hino, abafite ibibazo bitandukanye, Imana ibacira inzira bikemuke, ndetse n'ababuze ibyo kurya babibone. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty. Uyu munsi wa none twabazaniye umutumirwa, ndagira ngo atangire atwibwira. Ni karibu rero, tuguhaye ikaze muri kamera za TV. Murakoze bakunzi ba TV, mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana bane namwe. Ngarutse hano rero, nkeka benshi mumaze kumenya, ni Florence Mukakarangwa nk'ibisanzwe. Akarere ntikahindutse, ni Kamonyi, Murenge Rugarika, Kagari Sheri, Umudugudu wa Kagangayi. Rero uyu munsi wari watubwiye ngo ushaka kutugezaho ubuhamya, ndagira ngo utangire utubwire ubuhamya bwawe. Ego, murakoze cyane. Intego y'ubuhamya bwanjye igamije iki? Ego, igamije guhumuriza ababyeyi b'abamama bibana. Kwibana bashobora kuba yarapfushije umugabo, ashobora kuba yaratandukanye n'umugabo, mbese urumva ni mu buryo bwinshi. Ubwo ari bwo bwose rero nje hano kubaha ubuhamya bwanjye. Wambaye neza ariko hagati rwose uraberewe, reka nkugire bakurebe rwose. Murakoze cyane, uri buze kumpa ijana. Ari guha rwose. Murakoze. Yego, ubuhamya bwanjye rero amazina nabibwiye. Yego, handi buze kugira munsi yo nkarira muri ihangana. Yego, turihangana kandi nawe tuguhumurije ukomere. Yego, gitumye nje guhumuriza ababyeyi b'abamama. Nanjye ndi umumama, nababwiye ko mfite abana babiri. Abana babiri, imfura yanjye ni umukobwa, yitwa Igihozo Benigne. Aka kanya yiga mu wa mbere segonderi. Yego, ko ufite n'inkumi. Ndakujije, ndashaje. Umukurikira yiga mu wa kabiri primaire. Ego, wanabyaye neza da. Afite 8. Wari washyizemo tamu? Nanashyizemo pause. Yitwa Sugira Blaise Ibrahim. Abo bana mbarera njyenyine. Nta papa wabo? Nta papa wabo. Suko yapfuye arahari. Ariko nyine ntabwo byakunze ko dukomeza kubana. Byaranze. Ubwo nyine nuko. Nta kundi, nta n'ikibazo. Ubu ngubu umuntu yanambwiye ngo nihangane, ahubwo mba numva mbabaje. Ariko mbere mbere nari impangayitse. Suri kubona gutya uri kumbwira ngo nambaye neza. Ibi byose ni mu maboko yanjye. Ntabwo ari kwakunda abamama babaho ngo mfite ngo umugabo ngo ni ugusapotinga. Oya, ibi byose mbikura mu maboko yanjye. Ariko njye uri kumwe n'uwo mugabo mbwira, nambaraga cya gitenge kimwe bita rugo rubi. Urakizi? Ni udutenge turiho, abandi batwita uturondoni. Twa London ndatuzi. Nyine dufite irindi zina ryitwa rugo rubi. Nabwo iyo nagiraga Imana Betty, nkabona agapande kamwe, ubwo nyine nahitaga nkadodeshamo agakanzu kugira nambarire rimwe hasi no hejuru. Yabaga ari amahirwe mfite. Nabwo ubwo nyine nakikoseho, nagiye guhingira nk'umuntu, nkabona imbere umubyizi wari 600. Kugira ngo uzahinge imibyizi igura agapande k'agatenge, urumva waba uhinze imibyizi nk'iyi. Tekereza kugira ngo nababwiye ko muza kwihangana. Bibaho. Oya, ni ibiriho. Ntabwo ari njye wa mbere, sinanjye wa nyuma. Ubwo rero ni muri ubwo buzima nabayeho.
ndi umukene mu by'ukuri nkiri kumwe n'uwo mugabo nari umukene mu bihe bya mbere. Bigeze nyuma yaho buriya umuntu iyo yize ntagapfa gupfa, nubwo amahirwe ari yaza mbere y'ibindi byose, ariko niyo wakandagiye mu ishuri bityo ntabwo upfa nk'umuntu utarize. Nyiri aho ngaho ntarasimbuka nahita nshishikariza umuntu wese ufite umwana kumutwara ku ishuri, kuko iyo wize uko bisa kose hari aho usimbuka umuntu utarize atasimbuka. Ubwo buzima rero nabubayemo, hingira amafaranga 600, ahinga imibyizi ine kugira mbone byibuze yako gapande kako gatenge bita rugo rubi. Kandi ufite n'umugabo? Nari mfite umugabo. Umugabo yakoraga iki? Medaje. Nakikomereze niba. Umugabo yabanje kujya acuruza mu isoko tukibana ubundi. Amaze gucuruza mu isoko kaba nta kibazo dufite. Nyuma yaho guhomba. Amaze guhomba kwakunda abagore mani burangiye nabayeho nzi ko umuntu mukuru wese atekereza. Ntabwo abantu bakuru bose ariko batekereza, hari abagira ibitekerezo by'abana. Nyine njyewe niko nari mbizi. Sinigeze kukubwira nti mbere yo gushingana n'umuntu urugo cyangwa kwemeza kubana mu buzima ujye banze wumva ibitekerezo bye. Ni kwa kundi utariga atamenya kurinda. Yego. Kandi Betty umuntu iyo mutarabana ntiwamumenya. Ariko buriya n'umuntu ni mugari n'uwo mubana ntabwo wamumenya. Ariko byibuze 1/2 uramumenya. Umumenye 1/2. Ariko mutarabana nta n'agace na gato kangana n'urwara wamumenya. Kuko igihe cyose aba yiyoberanya kari mwiza imbere yawe. Yego. Twarabanye rero ubwo, ariko hagati aho agicuruza mu isoko njyewe nageze aho ngura imashini ndadoda. Imashini nayiguze mu mafaranga nari nkuye mu rugo iwacu. Barayanyoherereje aho kugira nyapfusha ubusa ndavuga ngo reka ngura imashini, nubwo najya ndoda nkakorera 500 najya nyizigama. Iraruta kujya guhinga bubyizi. Yego. Rero washatse kuze sha. Narongowe nkuze. Biruta uko bisa kose kuba wajya gutega umuntu. Imashini maze kuyizana ndakora nyine nta kibazo. Nyuma yaho nza kubona akazi mu mushinga bita Tubura. Urayizi? Ndayumva. Ikora ibiki harya? Itanga amafumbire. Itanga amafumbire mu bahinzi, ikaba ideni, deni mukajya mwishyuza buhoro buhoro. Yego. Noneho maze kubona ako kazi mani umugabo hari yahise yumva ko abaye umwami nzajya nkora nkazana akarya. Na kwa kundi yapfaga kurwaza kuko yahombye arabireka. Atereriye. Arabireka araza mu rugo nta n'igiceri cy'ijana yazanye. Ndamubaze se bigenze gute? Habura igisubizo. Habuze igisubizo, hari ikindi nari gukora? Nta kindi. Naracecetse. Ubwo ariko yahombye yavuye mu kazi naratangiye gukora nanjye muri Tubura. Avuga nubwo mbona ibintu byagabanyutse reka byibuze njye mpembwa. Hari mu cyaro, ntago ari nk'ubu ngubu tuba mu mijyi tutazi gufata amasuka. Hari mu cyaro nkacishamo nkahingisha ndi muri ako kazi. Twahahaga yari amavuta nyine n'inyanya mu bisanzwe. So maze kubona ako kazi najyagamo amafaranga, akuraho amafaranga y'umukozi wandereraga umwana n'abiri mu cyaro abari 2. Asigaye nkamugane rero akira mugabo mwiza ujye kongera imari urebe ko yazamuka nta kibazo. Numva nyine nta kibazo. Ubwenge ntibumpe buvuge ngo se ibya mbere ko yabihombeje
ubundi ufite ikihe cyizere cy'uko ayimuhaye atazahomba bityo sinabitekereza wamuhaga amahirwe nyine ni kwa kundi nkubwira ngo nari wamugiriye icyizere muri make kwa kundi nkubwira ngo nari nzi ko umuntu mukuru wese atekereza icyo agomba gutekereza byaragiye hari hashize nk'umwaka byibuze ugiye ufata amafaranga 50,000 ku kwezi ukayaha umuntu nta guhahira nta kugurira umwenda ntacyo akora mu rugo kuko iyo nahembwaga nakuragaho amafaranga akemura ibibazo byo mu rugo byose nkamuhasigaye hashize nk'umwaka noneho baza ngo byagenze gute ndaseka kuko agahinda kararangiye noneho yaje araryama ntiyanambwira habaye iki njya mu kazi nsigaye aryamye ngarutse nsanga araryamye se byagenze gute hagiye mu isoko none se hagati aho ntabwo mwajyaga mwicara ngo muganire ku bintu byateza urugo rwanyu imbere cyangwa se n'ibyaruhungabanyije mukabiganiraho Betty ubu nagiye gufata umwanzuro wo kujya mpembwa nkamuhereza amafaranga asigaye nkuye hakemura utubazo two mu rugo ntabwo hari n'igihe ari nawe wajyaga kuyazana kuri banki nkamugana ngewe amafaranga yageze kuri banki ntabwo mfite umwanya ngiye mu kazi akazi kacu twarakoraga genda uzana amafaranga nta kibazo ukureho ayekemuza ibiryo byo mu rugo umukozi umuhahire umuha amafaranga nyirakwiye andi nawe kuko neza ko ari umuntu mukuru ntabwo afata umugabo ngo umubwire ngo nganyura yakoze ntabwo byaba ari byo mu rugo ubwo ibyo yarabikoze birangira agarutse noneho na yandi yose ariko n'ubundi wari ugikomeje guhembwa njyewe nari ngikomeje akazi nuko urataha usanga araryamye cyane sinzi utagiye mu kazi araceceka buriya umuntu uzagutera agahinda kenshi niwe ubwiye agaceceka ubikuriye ahantu nawe niyo yavuze umenya ikimurimo ariko iyo acecetse arakuvuna mu mutwe cyane utangira ugateketse habaye iki byagenze ese ararwaye se ariko nyine ndikaruma maze kwikaruma icyumweru kirashira arambwira ati rega mu mabure ntabwo nzasubira ku isoko byagenze gute se narahombye hashize icyumweru oya arashize umwaka nibwo yabikubwiye utaha ukamusanga mu rugo oya hari hashize nk'icyumweru nsanga aryamye ariko hari hashize nk'umwaka ngewe mpembwa muha amafaranga utazi none se wowe kuki utagiraga agatima ibaza umwaka wose utagiraga agatima utereka nde kureba ibyo umugabo wanjye akora njyewe nabanje kukubwira ngo utaribwa ntamenya kugira ate kurinda numvaga ari umuntu mukuru kandi mwizera ntatekereza ko yakangiriza no kuba navuga ni wenda nzanye amafaranga ngiye gukora ibi naravugaga ntajya kumusahura niba yizigama afite icyo atekereza nk'umugabo azakora urumva birangira mbwira ati reka da se byagenze gute narahombye urahomba ntiwavuga ndamubwira wongeye guhomba bwa kabiri ese basi ukora iki basi se ufite konti washyizeho watinye kujya gukoraho ntekereza ko ubaye warariye ukarya inyungu waba ugifite igishoro cyangwa se warariye igishoro waba ugifite inyungu ku buryo utakicara birangira amakaniye nta n'ubusobanuro guhari nuko yambwiye birangira ahubwo kigeretse kuri ibyo azananye ideni ngo yari afite mu bideni utanazi yarabimbwira nifata ku myanya ndangakumirwa nyine ndaceceka naramubwiye nticyakoze uko iryo deni warifashe ntarizi uzanaryishyure ntabizi nta kibazo ubwo aho wayafashe ntabizi ufite aho wayashyize uzanagenda wongere uyakureho wishyure ntabizi nta kibazo mfite habe n'igiceri cy'ijana yari afite nawe wamuhaye ntuzi nari gukora iki nyine ubundi iyo wizeye umuntu
gusa ntacyo umuntu atakaza icyizere rimwe kugira uzakigarure birakugora byo urumva naramuretse icyo gihe ndamubwira nti nyine ubwo iryo deni uzaryishyure nk'uko warifashe nta kibazo nzagira n'ubundi ndakuze ibyo nahombye ni byinshi mu buzima nta kibazo betaricara nta jana yari afite nta yabayeho kuba mu buriri akambwira ngo ikibena kizasoza iki gihe ngo azishyura none nawe yarahangayitse avuga ati bazaza kuntera bizagenda gute ariko njye mpangayitse ku muntu hagati aho se mwabaga mu nzu yanyu cyangwa mwarakodesha twabaga mu nzu yacu twubatse aho ngaho nta kibazo ntabwo twakodeshaga urumva birangira beti ntekereje ukuntu abantu 30 bazitora bakaza mu rugo numva birancanze ndavuga ngo mana noneho mbigenze gute nabuze uko mbigenza fata amafaranga nahembwe nanga guseba ndemera umwana wanjye sinamugurira umwenda ndemera ndigora ariko kugira ngo tudaseba hinga ikibaba umugabo ego abaye umutima w'urugo kabisa amafaranga ndayamuhereza ndambwira rero ugenda wishyura mu kigihe yaba ari icyo yishyuraga yaba ari ayo yashakaga kujya kurya sibisi icyo kibina ntacyo nari nzajyamo iyo deni sindiza arifata ntabwo mbizi muri rusange njyewe naramukundaga nkumva ataseba kandi nkumva asebye nanjye ndi bube nsebye mpembwe rero mu mwanya wo kujya muri twa ducokori twose najyagamo ndamubwira ni akira amafaranga ajya kwishyura mu kibina yarayishyuye ubwo nyine ntumbaze simbizi araza noneho amaze kwishyura turatekanye ntacyo ubwo tuzajya turya nyine duhinge nitwarya turye nitwaburara tuburare tuzihangana mpfa kuba muri mu nzu yanyu yego birangira noneho aje aho kugira ngo atekereze ati umugore amafaranga ampaye yakabaye kuba yarahahiye urugo wenda reka nanjye nshakisha akantu nakora njye musapotinga hari ikiganiro nigeze ntanga ndababwira ngo umuntu ntiyabuze akazi ngo umuntu ntabwo akazi kabuze njyena n'ubu ndacyabihamya ko akazi katabuze ahubwo niba mbuza ko nshaka ndakora ko mbonye we yaraje nyine kuko yarabonye nkiri mu kazi ariryamira beti yabaye uwo mu buriri kuva ku isaha ya mbere kugeza ku isaha ya nyuma kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30 z'ukwezi ntabaza umunyu ntabaza ikibiriti ntabaza mituweli ibintu byose biri ari ku mutwe wanjye ariko nawe wagombaga kumwihanganira nyine ni ukuvuga ngo kubera mwari mwasezeranye mu byiza n'ibibi wagombaga kwihanganira ibyo bibi kuko rimwe na rimwe hari igihe abagore ibibi iyo bije duhita ducika intege tukumva ko byacitse none se wowe ntubarize gato wenda nkuciye mu kiganiro mu buhamya bwawe ko hari igihe nanone abagore twumva ko niba umugabo yabuze ako kazi cyangwa yahombye igikuba cyacitse ukumva ko ugomba kumusuzugura cyangwa kumunya hejuru ese wowe uramutse ukoze cyangwa ugakora bigahomba ntago umugabo yagutunga aho birumvikana muricara mukabiganiraho ariko harimo abagore badashobora kwihangana akumva ko nyine byacitse umugabo yabaye imbwa nyine kabaye ariko ntago ariko biba bikwiye abo nabo barahari ariko mu by'ukuri niwumva ubuhamya bwanjye njye ntabwo ari uko byagenze bwa mbere nakubwiye ko yahombye nkamwihanganira nkajya mpembwa njyewe nkamuha amafaranga kugira ajye kuzamuka ku nshuro ya kabiri agaruka ambwira ko nanone byanze ahubwo nishyura amafaranga ndemera ndayishyura hari aho ntamwihanganiye waramwihanganiye ariko nanone ntabwo wari guceceka wari kumubwira kuko ni umuntu mukuru
Betty ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Njyewe twaricaraga ku gitanda uwa babiri tutari no muri salo tukajya inama tugiye gukora gutya na gutya na gutya na gutya byaduteza imbere. Ikibazo yatungaga yumvaga amabwire. Inama tugiye nje nawe ejo akagaruka ambwira ngo ariko ngusiko ngo nabwiye ngo runaka ngo akambwira ngo byagenda gutya na gutya na gutya runaka. Yego ndamubwira ariko njyewe nkwizera uri bwumve hari umuntu nagishije inama ku byo njye nawe twemeranijwe cyangwa ku byakubayeho nta muntu n'umwe uzishimira ukubayeho. Uwakabyishimiye ni mama wawe ntawe ugifite, uwakabyishimiye ni papa wawe ntawe ugifite. Kuri iyi si nta wundi muntu n'uyu n'umwe uzabona yishimira ko umubwiye icyo ugiye gukora kiguteza imbere, ahubwo azarushaho ahubwo azakugira inama zigipfobya wumve ko nta nyungu y'ibyo ugiye gukora. Akenshi na kenshi nagiye mbona ko ari icyo ngicyo cyabimuteraga kumva amabwire. Birangira Betty nanjye ndi umuntu ntabwo njyewe ndi marayika. Yego pe byageze ndamugani rero kubera iyo mpamvu nta mafaranga nzongera kubona. Urabimubwira n'igiceri cy'ijana cyanjye nzajya mpaha kubera ko sinabwiriza abana. Ubwo ninteka tugiye kurya nawe uzajya, ariko icyitwa amafaranga yanjye mu ntoki sizongera kuyabona. Nta nubwo konti yanjye uzongera kuyigeraho, nzajya nigirayo. ariko ubwo wahise uhindura konti? Narihise oya konti ntabwo nayihinduye, ariko n'ubundi ntabwo yari bujye kuyafata ntasi kuko konti yari yanjye wari umwishingizi. Ntabwo rero nari bujye kuyafata niyo nahemberwagaho, niyo mpamvu yari yanjye. Ntabwo rero yari bujye kuyafata njye ntasi. Birangira mubwiye nti cyakora cyo reka nkugire inama nk'umuntu ukigukunda kugira ngo amafaranga nakuva mu maboko wayaruhiye uzamenya uko avuna, uzamenya kuyajera. Betty namugira inama ndamubwira ntugiye gufata imirima, imbuto n'injyo yitanga mu kagari, ifumbire n'injyo yitanga mu kagari. Nzaguha imbuto uha ifumbire, nubona n'imirima ari mike uzambwire tuzashaka indi tuyikodesha. Yewe n'abakozi nzajya mbishyura kuko we narangije kubona ko urugo rusenyutse. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ifaranga ryitwa ko nariruhiye ntabwo uzongera kuribona, ko nayo nari naramuhaye amahirwe. Nibyo ariko birangira umugabo ambwiye ngo sindushye guhinga. Nari yamubwiye basi kujya no mu murima n'abakozi cyangwa ukanahapatanisha ukajya kureba uko bahakoze, ko ngiye mbyuka nigendera mu kazi ni ibintu bikaze. Imbuto ni iyanjye nzayishyura, ifumbire ni iyanjye, guhinga gusa ibyo kurya n'ubundi njye nsanzwe byihingira cyangwa atanga tugabane tukabona ibyo kurya. Mu by'ukuri ibyo uzasarura byose uzagurisha ukuremo igishoro. Yego birangira yanze abo kuryama, ahubwo ashaka kundusha ubwenge. Ntihandi nakubwiye ngo iyo wize hari akantu kaza ko wakandagiye mu ishuri ugatekereza gatatu. Arambwira ngo ninjye kumufatira amafaranga kuri sako. Ndamubwira nti inguzanyo ngo yego. Yanza y'ubuntu ashaka inguzanyo ariko ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera, amenya ko kera kimaze kumuva mu ijosi kabisa. Urumva? Ndamubwira nti rero njyewe reka nkubwize ukuri nta mitungo mfite yo kujya kugwatiriza muri banki. Jambo namubwiye naramubwiye ngo ko wahombeje ayacu iyaza kuba ari aya banki biba bimeze gute?
ni ikihe cyizere uri kumpa cyuko aya banki atazahomba niba yaciye yarahombye? Icyo ariko bete nari gukora iki? ibyo wakoze nibyo narabyanze. Ndamubwira nti njyewe undebera aha ntabwo nzajya gufata ideni muri banki, nzarya duke nitutanyura nzafata isuka. Bibuka ubwo umugabo yagiye mu nzara arakara icyo bita kubyimba ariko kwica uri ko buryana kwica. nanjye nyine ubundi ibintu iyo byahindutse, iyo wabonye uruzi rwahindutse ikiziba cyahindutse uruzi, woga amagazi. ubwo nyine imiteto yari itangiye gushira, amazi aba atari yayandi. nabyukaga abyuka nkitegura nkigira mu kazi, nkabwira nti ndagiye, ati yego, ngasiga aryamye. ubundi akaneka niba yaragiraga ati ntaza kumenya wenda ko hari aho yagiye, najya nko mu kazi agafata igihe akagenda, akaza kuneka nk'isaha zo gutaha, nkagaruka nkasanga aryamye. nagera mu rugo umukozi akambwira ati nyamara Fabrice yari yagiye. Se yagiye ryari, yagarutse ryari? Yagiye nko mu masaha 3, agarutse mu kanya nka saa 10. Sinkenere kumenya ko anabizi ko nagiye. Ntacyo byanga ubundi sibyo byaba bimaze iki? Nta kintu byaba bimaze nyine. ubwo urumva umutima wanjye nanjye nk'umuntu wari warangije guhinduka, numva ntacyo bimbwiye, kuko ibyo yakora byose nta kintu cyaruta umutungo yaba yarahombeje. ibyo ntacyo byaba bimbwiye. narangije maze kwanga iyo nguzanyo ararakara, yamaze icyumweru mu rugo atavuga. njyewe rero buriya ndebera aha ngaha, iyo utavuze ubumaye amahoro, uko nkusanze niko nkutwara, uko ushaka ko tubana niko tubana. tubane mu mahoro sawa, tubane mu miguruko turaguruka, tubane tuvuga turavuga, tubane ducecetse mfungumu. nibyo ariko bitanga n'amahoro y'umutima. ubwo buzima bwose ndabushobora. araceceka ndaceceka, araceceka ndaceceka. rimwe ndamubwira noneho rero baduhembye kuri banki hariyo amafaranga tujye kuyazana. muri Tubura urabona ni ukugenda kwishyuza abaturage. nari mfite amafaranga 100 nishyuje biri mu rugo. hari ikosa gufata amafaranga y'abandi ukayavanga n'ayawe. bari baraduhaye udukapu two gushyiramo amafaranga y'akazi, ayacu nyine ukayashyira, wayashyira kuri telefone, wayasimbiza. kizira kuvanga amafaranga y'abandi n'ayawe. kandi koko amafaranga iyo yavanze beti hagira inzira. amafaranga asagira nta nzira tunga. birangira uko ndi kumubwira ngo tujye kuzana amafaranga kuri banki, nyine turitegura. tumaze kwitegura turasohoka turagenda. tugeze hanze ati nanibagiwe ikofi. asubira mu nzu. amafaranga yasize mu rugo. yego. uko yagasubiye mu nzu yahise agenda areba ya mafaranga y'abandi. ariko rero nawe reka ntugayeho gatoya. wari uzi ko umugabo yabuze amafaranga yirwa aryamye, uzanye amafaranga y'akazi mu rugo, byongeye noneho uyasizeyo. ubwo urumva wowe aho ngaho warashyizemo ubwenge cyangwa wakoze ubugoryi? cyakoze nanone urundi ruhande ndakugarukira, wizeraga umugabo wawe. ariko nanone nubwo wamwizeraga ntabwo warebaga, nta nubwo wamenyaga aho andi mafaranga yashyiraga ngo utekereze yuko na yayandi ushobora kuyabura. urebye ntabwo warebye kure. nari nkiri akagori akaba ari nk'ubu ku ifaranga. uraroze. ndaroze ku ifaranga, ndaroze. urumva birangira gusa ujya kwica imbwa ntiruyihuma izuru cyane, ugatuma idahumurirwa rwose. kuko kuva amaze guhomba numvaga ikintu cyitwa ifaranga rinkomoka hatari korakora. ubwo rero rwagiye kunziba izuru, rwatumye ntajya mpisha ayo mafaranga nze kwishyuza. numvaga ko ari umuntu mukuru wenda ari buyatinye ko atari ayacu.
birangira uko yinjiye mu nzu ndagiye kuzana ikofi afata utwo dufaranga aca hose yaradufasha dukubita ikofi turagendana tumaze kugendana turagenda kuko nari nigiriyeyo ninjira muri banke amafaranga ndabikuza muri kumwe yego turaza tumaze kuza ndabwa rero nta ruhushya nasabye mu kazi kandi urabizi akazi kacu ni raporo yego tugende turebe utuntu tugura duke mu isoko duhite dutaha njye mu kazi ndabwa rero banze uzi ikintu nshimira Imana ubundi kubera ukuntu namwizeraga nakagombye kuba narafashe amafaranga nkuye kuri banke nkahita nyamuhereza rero ni nk'Imana yampumuye umutima uwo munsi irambwira ngo wiyamuha muhereza inoti ya 2 ndabyibuka ndambwira ati tubanze tujye kunywa icyayi hatagira umuntu ubona nishyura ndi umugore ndi kumwe n'umugabo ndayamuhereza inoti ya 2 turagenda tunywa icyayi ahantu tumaze kukinywa turasohoka tugeze ku muryango twarahagaze nyine nk'abantu tugiye kugira iki nk'abantu tugiye gushaka utuntu duhaha birangira ntacyo turaha ahita ambwira ngo urabizi ngo mbitike nigendere ngo ndabona amaze gukora ngo ndabona amaze kukugora mbwiye se ndaguhita iki ugiye ngo nanjye sinzi iyo ngiye tamusubiza nturabizi wapanze kugenda ufite ukuri bugenda gerayo amahoro mbona namubwiye